kuko ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, ni irinyabushobozi, ubwaryo naryo ubwaryo ryifitemo ubushobozi. Rituyobore ni ikiganiro kidufasha gusobanukirwa na byinshi kuri Bibiliya, ariko tukabonera n'ibisubizo ku bibazo binyuranye by'ukwemera mu ijambo ry'Imana. Tubifurije neza n'amahoro bituruka ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo umwami wacu. Mwebwe mwese mukunda Pacis TV, mwebwe mwese mukunda ikiganiro Rituyobore. Twizere ko muri hirya no hino ijambo ry'Imana rikomeje kubabera ihumure, rikomeje kubabera itara, rikomeje kubabera urumuri muri byose. Ijambo ry'Imana ese rishobora kwigwa? Umuntu ashobora kwiga Bibiliya atagiye kuba padiri cyangwa atagiye kuba uwihaye Imana? Abizi ijambo ry'Imana bibamarira iki? Ese bashobora kubisabisha akazi? Ese hari amashuri yigisha Bibiliya haba muri Kigali, haba mu Rwanda cyangwa n'ahandi? Ijambo ry'Imana mu rubyiruko, ese umujene ashobora kwiga Bibiliya? Ese ayigira he? Yayigate? Ijambo ry'Imana ryamumarira iki? Ushaka kwiga Bibiliya, ushaka kwiga ijambo ry'Imana yabigenza ate? Yanyura he? Byaca mu zihe nzira? Ni gute ijambo ry'Imana ryatubera igisubizo ku bibazo byinshi twibaza? Ibyo ni bimwe mu bibazo dusubiza mu kiganiro cy'uyu munsi, duhereye cyangwa se dushingiye ku birori byabaye ku itariki 4 z'ukwa karindwi 2023 byabereye muri paruwase ya Gahanga, ubwo abanyeshuri abajene bagera kuri 30 bahabwaga certificat na nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda Arkiyepiskopi wa Kigali, nyuma y'uko bari bamaze umwaka wose biga Bibiliya. Iyo Bibiliya bayigiye he? Ni mu ishuri ry'urubyiruko rya Arkidiocese ya Kigali ryigisha Bibiliya ryitiriwe Mutagatifu Luka, rifite icyicaro i Gahanga. Ni ishuri ryatangiye mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2022. Icyiciro cya mbere cyashoje uyu mwaka ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 2023, hahita hanatangizwa icyiciro cya kabiri cyangwa se promotion ya kabiri y'abajene bifuza kwiga Bibiliya. Mu cyiciro cya mbere hashoje abanyeshuri 30, icyiciro cya kabiri hatangira abanyeshuri 120. Kwiga muri iryo shuri ni ubushake, bisaba gusa kuba umujene muri Arkidiocese ya Kigali warize byibura amashuri 6 yisumbuye kandi waratanzweho amakuru meza na paruwasi ukomokamo. Amakuru meza so kuvuga ko uri intungane, ariko byibura ko witabira gahunda za paruwasi yawe, cyangwa se hari itsinda ry'abasenga ryo muri paruwasi yawe cyangwa ahandi ubarizwamo. Ni ukwiga umwaka wose, bakiga kuwa gatandatu wa gatatu wa buri kwezi kuva saa 2:30 kugera saa 6:30. Ishuri nk'uko twabikomojeho rifite icyicaro kuri paruwase yitiriwe Mutagatifu Yosefu i Gahanga. Pacis TV yariri mu birori byo gutangiza cyangwa se byo gutanga certificate ku banyeshuri bashoje icyiciro cya mbere, kandi hanatangizwa icyiciro cya kabiri. Muri ibyo birori habaye byinshi cyane, usibye umwanya uhagije wo gushengerera, gusingiza Imana no guhabwa penitensiya ku babyifuje. Abari bitabiriye ibyo birori banagize umwanya wo guhura n'Imana mu gitambo cy'Ukaristiya. Muri icyo gitambo cy'Ukaristiya, ijambo ry'Imana ndetse n'inyigisho by'umwepiskopi bya Arkiyepiskopi wa Kigali nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda byafashije benshi mu bari aho ngaho. Muri uwo mwanya, muri icyo gitambo cy'Ukaristiya kandi, Ukaristiya ntagatifu, gusangira ku meza matagatifu, byabaye bimwe mu byafashije abari bari aho ngaho kurushaho kurangamira Nyagasani. Mbere ko igitambo cy'Ukaristiya gisozwa, abanyeshuri bagera muri 30 nk'uko twabikomojeho bahawe certificate z'uko bari bashoje umwaka wose biga ijambo ry'Imana. Birumvikana ko umuntu ashobora no kwiga Bibiliya kandi atagiye ku mupadiri, rikamufasha kuyoborwa, rikamufasha kubaho neza muri ubuzima amurikiwe na Nyagasani, ariko kandi nawe agafasha abandi. Ibirori byakomereje ahari hateganyijwe, maze ubusabane koko. Nyuma yo gusabana n'Imana cyangwa se hamwe no gusabana n'Imana, abari bitabiriye ibyo birori barasabanye ubwabo. Wakurikiraniye izi gahunda zose kandi akaba agiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'ibyo birori,
ni Padiri Alexis Ndagijimana mukurikiye Pacis TV. Hari ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi 2023 ubwo kuri paruwasi yitiriwe Mutagatifu Yozefu Gahanga hatangwaga seritifika ku banyeshuri 30 bari bashoje icyiciro cya mbere cy'urubyiruko rwifuje kwiga Bibiliya. Hanatangijwe kandi icyiciro cya kabiri cy'abanyeshuri cy'abajene cy'urubyiruko rwifuza kwiga Bibiliya no gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Ni ibirori byayobowe na Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali. Mu ijambo rya Padiri Sebagabo Shema Jerome asobanura amavu n'amavuko y'iryo shuri, yagaragaje ko iryo shuri ryatangijwe mu kwezi kwa kane 2022. Ubu icyiciro cya mbere kikaba gishoje, hakaba hagiyeho icyiciro cya kabiri. Reka dukurikire byinshi ku bitangazwa na Padiri Shema Jerome adusobanurira byinshi kuri iryo shuri. Tubifashijwemo cyane na komisiyo y'urubyiruko ku rwego rwa Arkidiocese ya Kigali. Ishuri ritangira tariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka ushize muri 2022. Hifuzwa ko byajya ribera muri paruwase yitiriwe Mutagatifu Yozefu hani Gahanga. Dutangira abajene biyandikishije bari 89 bo baturutse mu maparuwase 10 yo muri zone pastorali zombi, amazone pastorali yombi yo mu mujyi wa Kigali, ndetse na 5 baturutse muri zone ya Buriza Bumbogo, by'umwihariko bo muri paruwasi ya Rwankuba. Niyo mpamvu mwabonye na umunye w'urubyiruko muri yo paruwasi ya Rwankuba muri zone ya Buriza Bumbogo turi kumwe muri aka kanya. Haje n'umunyeshuri yo muri zone ya Masaka, umwe wo muri paruwase ya Kabuga. Twatangiye gahunda ari ukubaha inyigisho dukoresheje ikoranabuhanga. Covid yahitaracisha make neza, cyane cyane dukoresheje WhatsApp. Bakoherezwa inyigisho muri forma ya audio mu majwi ndetse n'inyigisho yanditswe, bagahabwa na za devoir. Nabo mu gutanga devoir bamaze gukora bakazitanga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ntibyatinze tumaze kubona ko Covid igenda icisha make ko abantu bashobora guhura, twifuje ko bajya bahura imbona nkubone, ababigisha bakabigisha bari kumwe. Twasanze ari bwo buryo bwiza bwo kwiga neza. Uku kwiga imbona nkubone hari benshi bitakundiye bitewe n'akazi n'amasomo, ariko n'ubushobozi bwo kugera igahanga. Benshi rero barivamo. Abashoje uyu munsi mubonye bagiye no kuhabwa za certificat, bashoje ari 29 kandi baratangiye ari 89, 60 bose bavuyemo. Iyi promotion ya mbere rero, cyiciro cya mbere, ishuri rya Bibiliya urubyiruko, mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2023, nanone tugende ku cyumweru cyahariwe ijambo ry'Imana, twabateguriye urugendo nyobokamana ikibeho, by'umwihariko inyarushishi ahari umurwa wa Bibiliya, centre biblique cyangwa Bible Center, kusura uwo murwa wa Bibiliya. Twagiyeyo ari kwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka 2023, umunsi ubanziriza icyumweru cya gatatu gisanzwe cy'umwaka wa liturujia, cya cyumweru cyahariwe kuzirikana ijambo ry'Imana. Abanyeshuri baranyuzwe no gusura uwo murwa wa Bibiliya, banyurwa no kubona Bibiliya mu mashusho n'ibisobanuro kuri Bibiliya bahawe n'abapadiri bahakorera ubutumwa. Imbuto y'urwo rugendo yaragaragaye kuko abanyeshuri bari bamaze iminsi bataboneka, basiba. Amezi yakurikiyeho ntibongeye gusiba, kandi bose muri rusange twabonye ukuntu babaye nkaho basobanukiwe noneho kurushaho
n'agaciro k'ibyo barimo, agaciro ko kumenya kurushaho ijambo ry'Imana. Mu butumwa butandukanye bwatanzwe hagaragajwe ko ijambo ry'Imana ari itara kandi Imana iri kumwe natwe. Mu nyigisho ye, Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda Arkiyepiskopi wa Kigali yibukije urubyiruko n'abari bateraniye aho ngaho ko Yezu Kristo yaje kuduhishura urukundo rukomeye Imana idukunda. Imana ntacyo twayiburana kandi nta n'icyayinanira. Yibukije abajene n'abari bateraniye muri ibyo birori by'umwihariko mu gitambo cy'Ukarisitiya ko Imana iriho, iri kumwe natwe, idukunda kurusha uko dushobora kubyumva. Ntidukwiye rero gutinya kuko Imana iri kumwe natwe. Ni mucyo dukurikire Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda natwe atwigishirize. Urubyiruko bavandimwe, ubutumwa Yezu Kristo yatuzaniye yaje kuduhishurira urukundo rukomeye Imana idukunda. Ivanjiri ni inkuru nziza y'uko Imana idukunda, urukundo rukomeye ntacyo twayiburana, kuko tuyifiteho umubyeyi udukunda kandi ushobora byose, nta kinanira Imana. Ukwemera rero ni ukwemera ko Imana ishobora byose idukunda, ko iriho, iri kumwe natwe, ndetse iradukunda kurusha uko dushobora kubyumva, itwitaho kurusha uko tubizi no kurusha uko twebwe ubwacu twakwiyitaho. Niyo mpamvu n'imbere y'ibibazo n'ibigeragezo umuntu ahura nabyo bidusaba kuyizera. Urubyiruko usanga hari abafite amateka y'ubupfubyi cyangwa se y'imiryango batagize amahirwe yo kubona urukundo rukwiye umwana mu rugo, wenda rimwe na rimwe kubera ibibazo by'ababyeyi babanye nabi, batandukana, agahura na mukase cyangwa nyina akamutahana mu yindi nzu, ugasanga bariya abana benshi 90 no kurenga ku ijana z'abambaye ibobo ni abana batari imfubyi, ni abana bafite ababyeyi ariko ababyeyi bahemukiye, niko navuga, kuko batagize amahirwe ku mwana bari imbuto y'urukundo. Kandi urukundo rw'ababyeyi n'umubano n'ubumwe bw'ababyeyi nibwo buzima bwe. Iyo rwa rukundo ruhagaze, iyo rwa rukundo rutakiriho, wa mwana nawe biramukomeretsa cyane, biramusenya, akabaho nabi. Ariko muri ibyo byose ni amahirwe tugira yo kwemera, nuko niyo ababyeyi bagutengushye, niyo nta nshuti cyangwa se unyuze mu bibazo bikomeye, hari umubyeyi ukomeye ugukunda, Imana. Hari umubyeyi ugukunda niyo waba uri imfubyi, niyo waba ugize ababyeyi gito, hari umubyeyi wundi ugukunda kandi ushobora byose. Niyo nkingi rero iramira buri wese. Niko kamaro n'amahirwe y'ukwemera, nuko wa mwana, wa musore, ya nkumi, rwa rubyiruko, iyo amenya Imana, akamenya urukundo rwayo,
abona imbaraga z'ubuzima zituma adacika intege akajya mbere, zituma adatakara. Mu ivanjiri twumvise abigishwa Yezu yari yarakoze ibitangaza byinshi imbere yabo. Yagiye akiza abarwayi bareba, umuntu baje bahetse mu ngobyi akavuga ati haguruka utahe. Umuntu waza ari indembe mu ngobyi agahaguruka akazinga ingobyi ye agataha. Uwari impumyi akamubwira ati humuka, agahumuka akabona ibintu n'abantu, agahaguruka akabyina imbere yabo. Igihe azura Lazaro wari umaze iminsi ine mu mva agasubira mu buzima, wa mwana w'umupfakazi w'i Nayimu yahuye bahetse umurambo bagiye gushyingura. Umupfakazi arira, niwe mwana wenyine yari afite, umujyi wose uri mu marira. Ati muhagarare, ati byuka kanguka. Ibi bitangaza byose rero yabikoze agira ngo abereke ko ari Imana nyir'ububasha iri kumwe nabo, ngo bamwemere kandi bamwizere. Ariko igihe bari kumwe mu bwato bakabona umuhengeri uraje, bakebuka inyuma yarananiwe yaguye agacuho, bakabona arasinziriye, baravuga bati turashize. Bati mwigisha, ntabwo urisinziriye, ntabwo ubona ko tugiye gushira? Abazi ubuzima bwo ku nyanja, umuhengeri ni nka amazi aragenda akazamuka akaba nk'umusozi, akato kakaba kagiye kumirwa n'ikirundo n'umusozi w'amazi, birumvikana barimo bagashira. Ni ibintu rero biteye ubwoba cyane ku bantu bari mu bwato mu mazi magari mu nyanja. Bashya ubwoba bati turashize. Nyagasani Yezu baramukangura ati mwigisha kanguka, turashize. Kimwe mu bintu bigaragaza ukwemera guke ni ubwoba. Ubwoba nibwo bugaragaza ko umuntu atizera Imana bari kumwe, imwitaho kandi ifite ububasha, nta kinanira Imana. Ni uguhangayika kubera yuko umuntu yumva bimurangiriyeho nkaho ari we wigize uburinzi yari yarihaye, akabona bwose ntacyo bishobora gukora ku rupfu rumwugarije. Ariko iyo uzi ko ufite uburinzi uraryama ugasinzira. Iyo uzi ko nta burinzi ufite uhora uhangayitse, n'igikomye cyose ugakuka umutima, ukabura amahoro. Niyo mpamvu rero kwizera kumara muntu ubwoba. Nibyo Yezu ababwira ati muratinya iki mwabemera gato mwe? Mwabemera gato mwe, nta kwemera mufite? Mubona ko ari icyo mwaba turi kumwe? N'ububasha naberetse mfite, umuremyi w'ijuru n'isi ufite mu biganza by'isi n'ijuru, ubwira umuhengeri ati tuza ugatuza, murabona ko mwabiki muri kumwe nanjye? Bavandimwe rero, natwe muri iyi si yacu turi mu bwato mu mazi magari, ubuzima n'amazi magari, duhura n'imihengeri, turi mu bwato, ku buryo rero bisaba
kuba wizeye ufite uburinzi. Abagenda mu bwato babasaba kugira life jacket, turiya dukote bambara, gilet de sauvetage, turiya dukote bambara kugira ngo ubwato bw'ibiranduye cyangwa se butobotse bukarohama, abantu be kurohama. N'utazi koga kaka kote life jacket gatuma areremba kuko nta gapira, n'utazi koga arareremba ntiyibire. Cyangwa se n'uzi koga yari amazi magari aroga akagera akananirwa, ariko niyo ananiwe aruhukira hejuru ku mazi kubera ako gakote. Ukwemera rero natwe no kwizera ni life jacket y'ubuzima mu nyanja y'ubuzima. Iyo ubwato buramutse burohamye, iyo duhuye n'ibibazo, iyo duhuye n'ibigeragezo, uko kwemera kuragufasha mu bibazo byinshi urubyiruko uhura nabyo. Hari ubushomeri, ubukene, ugasanga umuntu bashobora no kumugusha no mu byo atatekereje. Umukobwa yajya gusaba akazi bakamubwira bati kugira ngo rero tuguha akazi hari ibyo nawe ugomba guha boss. Ugasanga ugati se ndakomeza ubushomeri, ndemera se ncumure kugira ngo mbone akazi, cyangwa zahozwe ku nkeke n'ihohotera binyangirize n'ubuzima. Ariko wa muntu ufite ukwemera no kwizera aravuga ati ntabwo ngiye gucumura ngo mpemuke, akazi nzakabona cyangwa se nzabaho nubwo akantakabonye. Urushako zasanga umuhungu n'umukobwa barakundanye, ariko we arashaka kwishimisha. Ese we nuwanga biravuga yuko utankunda, biravuga yuko utankunda. Ese urwo rukundo koko ni ukuri, cyangwa umuntu arikunda ntabwo agukunda? Uvuga uti kandi niyo bigeze kugushaka na wa muntu arakugarukira akavuga ati uriya mukobwa, uriya muhungu ni umuntu w'inyangamugayo, namwizera twakubakana urugo. Ariko wa wundi ushukika nubwo bagiye bishimana, akavuga ati iyo bigeze kukubaka oya uriya sinamwizera. Ugasanga ukwizera nakubaye gukeya kubera uko kutamenya kugira aho ugarukira, gutandukanye urukundo no kwikunda, irari n'amarangamutima. Ubwo bwoba, uko guhangayika gutuma umuntu ashobora guhemuka cyangwa se gutanga ruswa mu kazi, hari inshingano ufite, uri gerante, bakuzaniye ruswa ngo ugire amadosiye ukora ku buryo butari bwo. Icyo gishuko cyo kubona amafaranga imbere yawe, ugasanga umuntu akiguyemo. Ariko ayo niyo agarukiyeho, cyangwa se niyo ayabonye nta yariye, kuko biza kugaragara akirukanwa agafungwa n'ibindi n'ibindi. Muri ibi birori habaye n'umwanya wo gushimira Imana ndetse no kwisingiza.
mu gihe kandi byari ngombwa gusingiza Imana no kwishimira, kubera ko nyuma y'umwaka wose urubyiruko rwiga kandi rwitoza gusoma ijambo ry'Imana, rwari rugiye guhabwa seritifika na nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda. Nyuma yo kubashyikiriza seritifika, nyiricyubahiro Arkiyepiskopi wa Kigali yongeye kwibutsa urubyiruko rwahawe izo seritifika ndetse n'uruje gutangira icyiciro cya kabiri cyo kwiga Bibiliya ko kumenya ijambo ry'Imana ari impamvu ikomeye ku bajene. Ijambo ry'Imana nyiricyubahiro Karidinali arigereranya n'ibaruwa inshuti yandikira indi nshuti. Twavuga rero ko ijambo ry'Imana ari ibaruwa Imana yandikiye abantu. Itumanaho ubu ngubu rirahari. Twebwe kera iyo baga uri ku ishuri ukumbuye mu rugo hakaza akabaruwa kavuye mu rugo, kugasoma, kugafungura byonyine no kugasoma wumvaga ijwi rya mama, ijwi rya mukuru wawe uri mu rugo akubwira amakuru yo mu rugo. Kera ndi umwana, ari umukecuru twari duturanye, yari afite umwana we uba mu mahanga, ntabwo yari azi gusoma no kwandika. Umukecuru ibaruwa yaza
y'umwana we, umukobwa we bigaga hanze, kantumira ngo nzaze kumusomera. Yengaga ikigage, hanyuma akabanza akampa nkanywa, ubundi tukicara akitegura. Yabaga ari seremoni ikomeye. Natangira gusoma ku mubyeyi wanjye nkunda, muri amahoro, akandogoye ati turi amahoro mwana wanjye. Ntabwo ngira ngo mujye mubibona muri filime, iyo bakina filime umuntu asoma ibaruwa yumva ijwi ry'uwamwandikiye. Ibaruwa bakayisoma yumva ijwi wa undi, wa muvandimwe, ya nshuti yamwandikiye, akumva ijambo asoma akaryumva rimubwira mu ijwi rye. N'uwo mubyeyi ni uko nguko, ntabwo ijwi ryanjye yaryumvaga, yumvaga ijwi ry'umukobwa we umubwira. Natwe rero iyo ufashe ijambo ry'Imana jya wumva Imana ikubwira. Ibaruwa yakwandikiye wumva Imana ikubwira. Niyo mpamvu iyo usomye ijambo ry'Imana nagufasha nawe ugenda wibonamo, wiyerekezaho. Iyo ubonye ibaruwa yo mu rugo bakwandikiye, bakavuga bati se umeze neza, uzi ko bazi kurwara igifu. Iyo bavuze bati uzi ko bati umeze neza muri iyi minsi, uhita wumva ko bibuka ko ukunda kurwara igifu cyangwa ukunda kurwara malariya. Ugahita wumva ni ibintu undi yasoma ntimubyumve kimwe. Undi ayisomye uko byanditse, wowe ufite uburyo ubyumva vuba. Hari za nuance, hari reading between the lines, wowe wumva kuko ukwandikira gukunda, akuzi. Ese waratsinze, wabonye amanota meza, ngo wenda mu gihembwe gishize ntabwo wari wabonye amanota meza, warwaye ntiwiga neza, ubu ngubu akeneye ukavuga uti aribuka ko nabonye amanota meza, ntabonye amanota meza atari ko byari bisanzwe kubera yuko narwaye. Se buri jambo riba rifite icyo birikubwira. N'ijambo ry'Imana rero iyo murisoma ujye wumva ko rifite icyo rikubwiye. Narondogoye rero ndagira ngo mbashimire kandi abwira ngo mukomereze aho ngaho. Iyi ni impamba ikomeye kandi namwe mushobora kwigisha abandi. Hari abantu uzasanga hanze aha ngaha hari twa verise bazi bakadukoresha mu kubigisha, ndetse ugasanga cyane cyane abagatulika bacu usanga kubera kubazi ko atazi Bibiliya, atanayisomye, bagira ijambo bamubwira akavuga ati ariko uzi ko ari byo koko bariya abantu bazi gusenga, bariya abantu bazi Bibiliya. Namwe ubu ngubu baha ubumenyi udashobora, ahubwo nawe wakwigisha abandi ukabajijura mu gihe ubona bari mu buyobe. Mukomeze rero, kandi padiri yabivuzeho ko bitashobotse gusoma Bibiliya yose, birumvikana, ndetse anatanga igitekerezo cy'uko buri kwezi mwajya mugira ibitabo 2 musoma. Hari ibitabo bito cyane
hari amabaruwa ya Pawulo mutagatifu usanga ari paje n'igice. Padiri Claudie umuhanga muri Bibiliya arabizi neza, ku buryo rero hari naho ushobora gusoma 3 cyangwa na 4 bitewe nuko icyo gitabo ari kigufiya. Akaba n'ibindi birebire nka Zaburi ni 150. Nicyo gitabo kirekire gihari. Ubundi rero mugashobora no gusenga n'ijambo ry'Imana. Buri isengesho njya numva abantu kuri radio indirimbo zasabwe. Ati iriya ndirimbo ndayikunda bariyo munshyiriraho nyituye na kanaka. Nyituye na kanaka. Isengesho twifashishije ijambo ry'Imana ni isengesho rinyura Imana. Ni isengesho rinyura Imana kuko aho kubwira Imana ibyo twifuza gusa nabyo ni byiza kuyibwira, ariko wibuke ko hari n'isengesho Imana ikunda kurushaho kuko ryo rigusha ku ngingo z'Imana ikunda ikishimisha iyo dusenga twifashishije ijambo ry'Imana. Rero ni impamvu ikomeye kandi ni inkingi ikomeye izajya ibaramira mu buzima bwanyu. Abarangije rero congratulations, felicitation. Ubundi namwe ugende mutera inyota abandi ijambo ry'Imana. Batangiye namwe mukomeze ujye mbere, n'abarangije rero bibatera inyota yo gukomeza gusoma ijambo ry'Imana, ribamurikire mu buzima no mu nzitizi z'ubuzima mugenda muhura nabyo. Muzajya mubonamo urumuri n'igisubizo kuri byinshi, kandi ndabashishikariza gukomeza kwihugura no kujijukirwa mu kwemera kwacu uko mukura, kugira ngo mushobore gukura, mushobore kujya mbere no mu kwemera mu bumenyi bunyuranye mufite. Mugire n'inyota kandi mugire n'ishema ryo kugira n'ubumenyi bw'ukwemera kwacu. Murakoze rero abasaseredoti mwese mukora ubu butumwa, mukomeze mwite ku rubyiruko turufite ku mutima, kuko ni mwebwe kiliziya y'uyu munsi na kiliziya y'ejo. Ni mwebwe shema ryacu n'imbaraga zacu. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde bahumugisha. Bamwe mu rubyiruko rwahawe seritifika baratugaragariza ibyishimo byabo. Nitwa Nigena Jean Pierre Kefasi, ndi umukristo muri Paruwasi ya Mutagatifu Yozefu Gahanga. Nkaba ndi muri bamwe basoje icyiciro cya mbere mu ishuri St Lucas Youth Bible School. Ndishimye rero kuri uyu munsi, nishimiye uyu munsi twishimiye ko dusoje iki cyiciro. Hari ubumenyi twaronse muri uyu mwaka tumaze duhabwa ubumenyi bw'ibanze ku ijambo ry'Imana. Murakoze. Nitwa Duseyimana Marie Devote, nkaba ndi umujene wo mu rubyiruko rwa Paruwasi ya Saint Vincent Paloti Igikondo, by'umwihariko nkaba mbarizwa mu ishuri rya St Lucas Bible School. Nitwa Uwimana Friska, nkaba nsengera muri Paruwasi Saint Michel, nkaba nanjye nsoze mu cyiciro cya mbere cy'ishuri rya Bibiliya St Lucas Youth Bible School. Mu by'ukuri nagize inyota, numvishe mfite inyota yo kumenya ijambo ry'Imana, cyane ko abakristo Gatolika tujya tunengwa n'abandi bantu andi madini yo kutamenya ibyanditswe bitagatifu.
mu by'ukuri nanjye nyine nifuje kubera iki ko mu by'ukuri twakomeza kwitwa ko abakristo gatolika tutazi ijambo ry'Imana, tutagira uwo muco wo gusoma ijambo ry'Imana. Niyo cyatumye mu by'ukuri mfata uyu mwanzuro, navuga nti reka njye mu ishuri St Lucas Bible School kugira ngo nanjye mu by'ukuri ngire ubumenyi bw'ibanze ku ijambo ry'Imana. Murakoze. Icyatumye nitabira rino shuri, nunze mu rya mugenzi wanjye, kuva na kera nakundaga ijambo ry'Imana, ariko iyo twagiraga mu kiliziya hakaba ari amasomo y'uwo munsi, hari igihe natahaga nibaza ati se iri jambo ry'Imana rishatse kuvuga iki, ese muri liturujia ya kiliziya gatolika dukoresha byaba byaravuye he mu ijambo ry'Imana. Iri shuri naryungukiyemo byinshi, bimwe mu byo naryungukiyemo rero namenye ko ukuri kose tugusanga mu ijambo ry'Imana. Namenye ko nkatwe abakristo gatolika amasakaramentu, ukwemera kwacu kose gushingiye ku byanditswe bitagatifu. Ikindi nungukiyemo mu rugendo twakoze tujya ku murwa wa Bibiliya, nishimiye kubona bimwe mu bimenyetso, amashusho nyine bigaragaza ijambo ry'Imana koko, bimpa imbaraga. Izo nazo ni inyungu mu by'ukuri nungukiye muri ishuri rya Bibiliya. Muri bimwe nungukiye muri iri shuri harimo kurushaho gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana, cyane ko muri Bibiliya mbere y'uko dutangira igitabo runaka haba ari ijambo ry'ibanze. Muri iryo jambo ry'ibanze niryo rirushaho kudukundisha no kumva neza ese umwanditsi wa Bibiliya yandikiraga abande, yari agamije iki, ese byaturutse. Ikindi naba narahungukiyemo ni amwe mu masengesho, cyane cyane nka ndakuramutsa Mariya amashapure, amibukiro, yose tuyasanga mu ivanjiri ya Mutagatifu Luka. Ku buhamya bwanjye nyine mu by'ukuri nungutse byinshi muri ishuri. Nyuma y'ibyo nungutse nashishikariza abajene, urubyiruko, cyane cyane urubyiruko gatolika, abakristo gatolika, ko mu by'ukuri twakunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 12 babitubwira neza kuko ijambo ry'Imana ari ubuzima, kandi rikaba n'itara rimurikiye intambwe zacu. Rero ni ukuri tubona byinshi mu ijambo ry'Imana, tubona ibisubizo bijyanye no kwemera kwacu, turasenga ndetse tugasingiza Imana mu ijambo ry'Imana. Nashishikariza buri mujene gatolika ndetse n'undi wari wese gukunda ibyanditswe bitagatifu binyuze mu gusoma nyine iryo jambo ry'Imana. Tugira imbogamizi zo abakristo, akenshi usanga Bibiliya kuyibona biba bigoye, irahenze, ntizinaboneka. Imwe mu mbogamizi cyane cyane ku bajene, ku bakiri bato, biba bigoye no ko banabona n'amafaranga. Rero mu by'ukuri ikaba imwe mu mbogamizi ituma nyine bamwe bavuga se ndagiye asoma ijambo ry'Imana ubundi ntagira Bibiliya. Rero akaba ari imbogamizi yo ku abenshi nyine ntago baha agaciro Bibiliya ngo abe yayigura. Nashishikariza nyine ni ukwigomwa ko mu by'ukuri nyine niba wiyemeje ko ijambo ry'Imana urikunda, ukiyemeza nyine ukayigura, ukaba uyifite, kuko ari n'intwaro koko. Murakoze. Ibyo byishimo kandi ntabwo ari iby'abahawe certificate gusa, ahubwo banabisangiye na bamwe mu bari bitabiriye ibyo birori, barimo Padiri Claudien Mutuyimana ukuriye komisiyo ya Bibiliya muri Arkidiocese ya Kigali. Mu bijyanye na komisiyo shinzwe ku rwego rwa diocese, komisiyo ya Bibiliya ndetse n'amahugurwa ahoraho y'abakristo. Icyambere nababwira nuko nishimiye iyi gahunda iriho, gahunda kandi nanjye nyine nshyizeho umutima, gahunda yo guhugurwa muri Bibiliya. Nyine guhugurwa muri Bibiliya bivuze iki? Bivuze ubwabyo kwemera kubwirwa n'Imana, kuko Bibiliya ikubiyemo ijambo ry'Imana, ndetse ijambo ry'Imana ryaje kwigira umuntu muri Yezu Kristo w'i Nazareti. Ubwo rero kuba urubyiruko rwemeye kwinjira muri iyo gahunda, ubwabyo no kwemera kumva ijwi ry'Imana, kwemera kumva icyo Imana irushakaho. Umva rero aba barangije iki cyiciro barabikoze neza, barahisemo neza gukurikira ijwi ry'Imana, bemera
guhugurwa ku ijambo ryayo no kuryinjiramo kugira ngo baricengere bumve icyo ribasaba. Kandi noneho abagiye kuza nkaba nababwira nti namwe muri mu nzira nziza, bakuru banyu barangije babikoze neza, nta kabuza namwe muri mu nzira nziza kandi bizagenda neza. Nyagasani arabategereje kugira ngo namwe mwumve icyo ababwira, namara kukibabwira kandi namwe mugishyire abandi, mugisangiza abandi. Icya mbere cyo nuko nabasezeranya nkuko ndetse kuri abangaba barangije kwiga byabaye gukomeza gufatanya mu kubahugura, mu kubakuza gutanga inyigisho mu buryo bufatika nkuko nabikoze mfatanyije na bagenzi banjye b'abasaserdoti muri promosiyo irangiye ndetse no muzikurikiraho bizagenda uko nguko. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ni gukomeza kubishishikariza urubyiruko muri paroisse turimo, nubwo hari ishuri rya Bibiliya riteganyije ku rwego rw'amaparoisse atandukanye, ariko ku buryo bwihariye urubyiruko ruri hamwe ku rwego rwarwo rukabyigira hamwe nk'urubyiruko nkuko byagenze muri uyu mwaka, biba byiza kurushaho. Abajene biyumvanamo bakicara hamwe bakagira ibyo bumva ibyo babwirwa, ariko bagataha n'ibyifuzo byabo. Ubwo rero nabo muri paroisse ndimo kuba hari ishuri ntibikuraho yuko nabo umuntu ashobora kubakangurira kuza kwegera abandi kugira ngo nyine bafatanye mu kumvira hamwe iryo jambo ry'Imana. Hanyuma rero haba hari n'ubundi bufasha bijyanye n'ibyo bitabo, nabyo umuntu akaba yabafasha kuba babigeraho. Ibirori by'uyu munsi byashojwe n'ubusabane, bwanabaye umwanya mwiza wo kwerekana icyo urubyiruko rugera kuri 30 rwasigaranye mu gihe cy'umwaka rwari rumaze kwiga. Inyandiko za Pawulo intumwa zo bivugwa ko ngari amabaruwa yandikiye amakoraniro atandukanye yatangaga ubutumwa bwinshi ku bijyanye no kumenya icyo Imana ishaka ku muryango wayo. Ese aya mabaruwa nangahe? Ayo mabaruwa yandikiwe bande? Byinshi wibaza, Emmanuel Niyongira aragufasha kubyumva. Mbere na mbere yo kumenya amabaruwa arangahe, tubanze tumenye ngo Pawulo ni muntu ki. Pawulo yavukiye i Tarisi ahagana ubungubu ni mu majyepfo yo muri Turukiya, hagana mu mwaka wa 5 nyuma ya Yesu. Akaba umuyahudi, izina rya Kiyahudi rye yari Sawuli. Pawulo nk'umuyahudi wari warigishijwe inyigisho za Kiyahudi, yari umunyamwete atoteza arwanya cyane abakristo. Pawulo nyuma Yesu yaje kumwigaragariza igihe yari mu nzira ajya i Damasi agiye kuboha abakristo bari bakoraniye aho ngaho ngo abazane Yerusalemu bafunge. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 9 murongo wa 1 kugera ku wa 9. Pawulo nyuma yo kugarukira Yesu umunyamwete tangiye kwandikira amabaruwa amakoraniro. Pawulo yandikiye abakoraniro n'abashumba. Muri rusange amabaruwa ya Pawulo ni amabaruwa 13. Okay. Iyo ugiye muri ibi ukayisoma neza kandi ukagerageza kwisobanukirwa, wemeza ko ibi bitabo bigaragaramo bigiye bifite ubutumwa bitanga kandi butandukanye. David Ngabonziza ni umuhanga mu gusoma Bibiliya, avuga ko ngo ibitabo by'ibisigo n'ubuhanga bivugamo abahanga bari bazi kubana n'Imana, ndetse ngo by'umwihariko bakamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, bakarenzaho no kubaha Imana. Umva uko bivuga. Nibyo koko mu isezerano rya kera dusangamo ibitabo 5 by'ubuhanga, ari byo igitabo cya Yobu, Imigani, Umubwiriza, Mwene Sirake n'ubuhanga, ariko hakiyongeraho igitabo cya Zaburi ndetse n'igitabo cy'indirimbo ihebuje, ariko byo bibarirwa mu bitabo by'ibisigo. Iyo tuvuze ubuhanga buri wese yibaza ati ubwo buhanga bwari buhanga nyabaki mu isezerano rya kera? Nkuko byari bimeze mu yandi mahanga, twavuga Abanyamisiri, Mesopotamiya n'ibindi bihugu byari bikikije Isiraheli, Abanyayisiraheli nabo ntabwo bigeze bahwema gutekereza no kwibaza ku mibereho myiza y'abantu kuri iyi si. Nibyo ntabwo byoroshye kuba umuntu yabasha kubaho neza, abaniye neza abandi, ndetse ubwe ahageze akaba intangarugero bitewe n'imiterere y'isi, cyari ikintu kigoye, ariko ubuhanga bwari igisubizo kuri ibyo bibazo. Niyo mpamvu umuntu watojwe ubuhanga icyo yarangwaga nacyo bwa mbere ni ukwiyumanganya, ndetse akamenya no gukurikiza inshingano ze n'imirimo ahabwa muri izo nshingano ze, harimo nko kwita ku rugo rwe, kwita ku gukenura ubushyo ashinzwe, ndetse no kwita ku itsinda ry'abantu runaka.
reka turebe icyo igitabo cya mbere cy'abami kitubwira, umutwe wa 5 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14, aho batugaragariza umwami w'igihangange witwa Salomo wari warahawe ubwenge n'Imana. Ubuhanga bwa Salomo bwari indashyikirwa ndetse bwahuruje abami benshi bazaga gutangarira ubuhanga bwe. Ubuhanga bwa Salomo bwagejeje kuri igihugu cye ndetse buyobora n'umuryango w'Imana. Ariko aha hari itandukaniro, nk'uko Pawulo mutagatifu abitubwira, atubwira ko hari ubuhanga buturuka ku bwenge bw'umuntu ndetse rimwe na rimwe bushobora no kumutsitaza, akaba yakwiyitirira ibyo yagezeho cyangwa ibyo yakoze, bityo bikamutera ubwibone no gucumura ku Mana. Niyo mpamvu Pawulo mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyakoreni umutwe wa 2 ndetse n'iyo yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 2 umurongo wa 3 atubwira ubuhanga nyabwo, kandi ubuhanga buturuka ku musaraba, urupfu n'izuka bya Yezu Kristo. Akatwemeza ko ubuhanga nyabwo bukomoka kuri Yezu Kristo ariyo soko nyayo tuvamo ubuhanga butuma twubaha Imana, tukayumvira tugendeye ku mategeko yayo no kubana neza n'abayo. Patches TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Nshuti bakunze b'ikiganiro Rituyobore, ntidushidikanya ko mwungukiye byinshi muri iki kiganiro. Turabashishikariza rero gukunda ijambo ry'Imana ndetse no kudatinya kuryiga. Kuryiga neza ni ugusoma Bibiliya, gusoma Bibiliya ni ukwemera gutungwa nayo. Nidutungwa nayo, amahoro y'Imana yenze kitubwenge cyose azasendera mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu. Nimunyemere rero ikiganiro cy'umunsi tugisubikira ahangaha cyangwa se tugisoreza ahangaha, ahubwo mbifurize kubana n'Imana. Jye nari Padiri Alexis Ndagijimana, ndabashimiye. Kuko ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, ni irinyabushobozi, ubwaryo naryo ubwaryo ryifitemo ubushobozi. Rituyobore ni ikiganiro kidufasha gusobanukirwa na byinshi kuri Bibiliya, ariko tukabonera n'ibisubizo ku bibazo binyuranye by'ukwemera mu ijambo ry'Imana.